Welcome to a little bit tech where every electronics challenge has a solution. The hustler, the fighter, the troubleshooter, the reality of electronics repair. Never give up. Mpaka nyagize. Twakomeje rero. Reka tubanze tugire gutya. Tubanze twegeze kamera hasi. Ubundi twikorera akazi. Uyu munsi ngiye kubereka iki sasa. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe uburyo ukura icyumba cya simukadi mu gihe cyangiritse. Hari igihe cyangirika hakavamo nk'iryinyo rimwe ugasanga ntikigisoma simukadi, cyangwa se iryinyo rishoboye kutabamo rikaba ryamanuka rikegera hasi cyane, bikaba ngombwa ko ugikuraho ugateraho ikindi. Ngiye kubereka uburyo uzabikora wibereye iwawe nta bikoresho byinshi bigusabye, ufite buji ndetse n'ikibiriti byonyine. Ahasigaye ukayikura ukongera ukagira ute ukagisubizaho. Ariko kubera ko munsi y'iki cyumba turi busange harimo screen, birasaba ko ya ferasudu uba uyifite kugira ngo ubanze ukure screen, ubundi kiriya cyumba ugikureho wongere ugisubizeho, cyangwa se niba ari gishyashya ushyiraho ugishyireho, ubundi usubizeho taburo wakuyeho. Twagiye tudatinze mu bintu byinshi, reka duhite dutangira. Turatangira dukuraho taburo ya telefone. Tangira dukuraho iyi taburo, icyo usabwa ni ukuntega amatwi. Ahasigaye nkakwereka uburyo ki ibintu uzabikurikirana ruzungu. Turebe. Okay. Icyo ugiye gukora nta kindi ni ugukuraho iyi taburo. Twabonye ukuntu uyikuraho, urabanza ukayisiga buji, ubundi ukayikuraho. Ikindi, ushobora kuba ufite ferasudu yawe imeze neza, ishyuha neza, ushobora kuyiterekaho gutya. Urayitereka hano kwa ya menyo, uyitereka kwa ya menyo, noneho yamara gushyuha ukagira gute taburo ukayiteruraho. Ukayikuraho kuriya, ukareba neza ko nta ryinyo ryangiritse. Urabibona ko ntaryo. Reka twihute. Ikindi gikurikira, iyi shashi y'amatushi urayikuraho kubera ko urabona ko kino cyumba kiri hejuru y'ishashi y'amatushi. Ni speaker ushobora kuba uyegeje ku ruhande kugira ngo itaza kukubangamira, ikaba yakangirika. Uyikuyeho, ubundi uraza kongera ugire gute uyisudire. Icyo ugiye gukora nta kindi rero. Tugiye gufata buji. Nitumara gufata buji yacu tuyicane. Wageze kuri Alitube Tech rwose. Niba uri mushya ibuka gukanda subscribe kuko nkugezaho ibintu by'ubwenge hano. Reka niyambaza kino cyuma kugira ngo ndatwika imeza. Ndagiza nterekaho buji yanjye. Ibi nibirangira rero ugiye gufata ya motherboard. Ugiye gukuraho icyuma, no ushoboye kwiyambaza na soldering paste niba uyifite, kugira ngo bitaza gutinda. Ukuraho gake, ubundi ukaza ukareba icyo ugiye gukuraho ni iki. Ngiye gukuraho iki. Sige hano kwa ya menyo kugira ngo ubushyuhe buze kugira gukora ahantu hamwe. Ibi nibirangira nta kindi ugiye gukora, ugiye gutereka hejuru ya buji. Uregerezaho hariya. Noneho kubera ko ushobora gushya, gishoboye gushyuha kikagutwika, gufatisha intoki gutya, ushoboye kwiyambaza ipensi. Ubundi nindangiza ntereke hariya. Nawe niko uzabigenza. Tegereze.
nurangiza ugiterureho, dore ubonye ko cyavuyeho neza, uzagiteruraho kabisa. Urabona ko munsi hagiyeho umwotsi ariko ntacyo utwaye, uriya urawukuraho. Igikurikira nta kindi, tugiye kongera tugitereho. Kugiteraho ni gute rero? Dore urabona ko izi mpande ntabwo zingana, hari uruhande runini hari n'urutoya. Nuramuka uyishyizeho gutya icuritse, uyiteretseho gutya, ntabwo ari amenyo azahura. Dore urabona ko iryinyo risigaye hariya kandi irindi riri hano. Urabona ko ntabwo byakunda, wagicuritse, ubwo uragihindukiza gutya. Nurangiza uringanize neza, uringanize neza na ziriya sudire, uringanizeho neza neza rwose. Numara kukiringanizaho neza, nta kindi ugiye gukora, ugiye kongera usubize hejuru ya buji, ubundi gishye gashyuhe, yongere yicareho rwose neza. Nurangiza uzimye buji, kuko akazi kayo kagize gute, kararangiye. Iminota ingahe rwose, iminota ingahe yonyine. Dore ngikira kiba cyagezemo, ngikira kiba cyagezemo rwose, inzira zose zirimo neza. Dore kandi gikomeye, buji akazi kakaba kararangiye, ukaba ukurikijeho guhanagura iyi myotsi ikava. Ikindi ukora ni ukuzana akantu ugahanagura iyi myotsi, ariko ugomba kubanza ugategereza kikabanza kigasa nk'igihora, kuko uramutse ugikuye hariya ugahita uhanagura, zino komponenti zo munsi ziba zamaze gushyuha zitazivaho. Urategereza cyamara guhora, ubundi ukaza ugahanagura, ugahanagura rwose ku buryo nta kintu cyitwa umwotsi gisigaramo hariya. Byaba na ngombwa ugahita uza ugafata agapeteroli kawe cyangwa se aka esanse, cyangwa peteroli, ubundi ugahanagura neza. Ugahanagura neza bigashiraho. Nta kindi uba ugomba gukora uretse gusubizaho ya sikirini wakuyeho. Twabonye uburyo utera sikirini, n'ubundi ni kwa kundi. Twabibonye, ni ukuyiringanizaho neza fureshi, iryinyo ku rindi. Wamara kuyiringanizaho iryinyo riri ku rindi, ubundi ukazana ferasudi yawe ugasudira.
ugahita uyitera. Ukayiterekaho, wamara kuyiterekaho ukazana na ya shashi y'amatushe wakuye hariya ukayisubizaho ukurikije bwa buryo twabonye arike, tuno tu arike cyangwa se tuno tudomo tutwobo. Wamara gusubizaho ya shashi, nta kindi ukora uretse kongera ukayisubiza muri kava yayo ukayibika. Hanyuma video ikurikira tuzarebera hamwe uburyo wakura kino cyumba cya memory card ukongera ukagisubizaho. Niyo video ikurikira. Ndabashimiye niba ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe kuri YouTube Tech, uruha agaciro, ibuka gukanda kuri like, wandike comment niba biri ngombwa hari icyo wifuza ko twazakoraho ubutaha. Niba uri mushya rero kuri YouTube Tech wageze ahantu hanyaho kuko uzigiraho ibintu byinshi, ibuka gukanda kuri subscribe. Never give up mpaka nyagize.